N'abahari ntago boroshye. N'abahari ntago boroshye na Fabrice arimo. Ngenda boroshye da. Urugero rw'iminwa nyine iratandukanye. Vuga. Nose uko uri kuvuga niko cameraman ari kuvuga. Oya. Hakagira umunwa. Ariko umuntu nyine kigaragaza cyo umunwa wawe uratuje ariko wawe. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ibihe byiza nshuti bakunze b'Urugendo Online TV. Nge nitwa Samu Gakire ndi kumwe na Jerry n'ubundi nkuko bisanzwe umunsi ku munsi tugakomeza urugendo rwacu. Nubumva Urugendo Online TV wumva inshuti y'abana especially bafite impano cyangwa se bari mu bundi buzima tameze neza cyane. Narababwiye ngo mfite kubereka impano u Rwanda rufite kandi ziri mu bana, namwe icyo mufite no kunsapoting. Uyu munsi abana bose muri kureba kuri screen zanyu ntago ari ubwa mbere mugiye kubabona. Buri wese yajya anyura bagiye dukorana ikiganiro mwagiye mubona impano zabo. Abantu bose bari kureba iki kiganiro bari mu Rwanda, abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye, abantu bari kumva nyine ikinyarwanda bakabasha no kucyandika. Mwese ndabasuhuje cyane. Uyu munsi ngarukanye n'ibyamamare hariya muri kumubona Fabo G toka Nyamasheke. Mambo vipi? Mambo vipi? Umeze ute mutoto wa Nyamasheke? Meze neza tu. Ntabwo kivuga. Bose basigaye banze. Bivuga byarananiye na. Bagusize hagati sha. Hariya ninde basize hagati? Nohe mugabo basize hagati? Sinzi. Hari umugabo ngo bari basize hagati. Ntabwo ari umugabo. Ntabwo ujya usenga. Nawe nsenga. Yesu yarabambe hehe hagati y'abandi. Jirere ibyo na. Ibyo guhanga Yesu nigeze mpambwa ngo ndabimenye sinazi nawe yaturutse. Muramuzi Fabrice Fabo G kutoka Nyamasheke. Ikiganiro rero turimo tugikora hirya abana bose bafite impano ziri hejuru cyane, niyo mpamvu ngeze ngo mbahuze kwa kundi tujya duhuza impano zikomeye cyane. Hari ibyo bahuriyeho byinshi cyane, bahuriye ku mivugo bose, ikindi bakanahurira ko hari n'ubundi nyine bashobora kuba baragiye bamenyekana mu bahuriye ko bose bagiye bamenyekana kandi mwana bakunze bakaba ari n'abana bose bafite impano z'imivugo. Fabrice tanga mikrofone twumve mushiki wawe kuri kumureba nesha. Hepfo dufite nde? Mufite Kamusha Delphine, umunyamakuru Mwana TV nkuko bisanzwe, ariko basanzwe bazi ko nivuga nyine nabyo barabizi. Natangira nivuga. Kongiye kubaha ikaze bakunzi b'Urugendo Online TV kuri channel mukunda muri benshi. Muziko urubuga rwateguriye mwebwe abari Burasirazuba, Burengerazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo, abari Rwota, Amasimbi ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali. Muziko tubakunda kandi tukubaza ku mutima, ikindi kandi tukubazana ibiganiro byiza, ibiganiro binyura imitima yanyu, tukibanda ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Munyemerere rero no munsi twakire umwana muzi muri benshi, n'umusizi ngo ntagakivuga turakwakiriye. Ngiye banyitane muri Fabrice kivugo cyanya kanyitaje Gatete Gatorika ko banasiga cyumweru. Ngiye wacu ni Nyamasheke nuko nyine banyuze amatereka nzi nanjye nzi Kigali ndabukune biba bimeze, ariko nyine nanjye banyitane muri Fabrice abe wacu banze ku izina ry'Iranzi. Nyine Iranzi niryo bambatije izina rya Nyagaturika, ariko nyine ubundi amazina yanjye banyitane muri Fabrice Gatete Gatorika mbasiga cyumweru. Ariko naho ndi kubona undi mugabo yatuje yego. Hita winjira kwakunda. Amazina yawe ninde? Nitwa Gisubizo Emejiste. Gisubizo Emejiste. Wavuye he? Mvuye mu murenge wa Ngororero, mu karere ka Ngororero. Yego. Murumva ko dukusanya impano kuva hirya. Noneho injira kwakundi. Beba akantu gatoya muri ya mivugo yawe. Umuvugo wakoreye nyakubahwa Perezida wa Repubulika uvugeho gato. Imbuto zitoshye ejo Fata mikrofone neza, Imbuto zitoshye ejo haganje insanganyamatsiko y'umunsi mukuru Imbuto Foundation imyaka 20 mu njyango Imbuto Foundation giye wavukiye. Urekeye aho? Yego.
ibindi urabibitse. yego Okay. Ibindi arabibabikiye. Icyo nzi ko ntago muza kumucika. Ubu urabona ibo tugiye gutarama MC Fabrice. Fata microphone. Aba bantu bose n'ubwa mbere babonye hawicaranye n'umunyamakuru. mugenzi wawe Ni mugenzi wanjye. Noneho muhe microphone ubundi abanza kwibarisa. mbanze mubaze Ibana mubaza ibibazo by'amatsiko ari umufite Fabrice. Nk'umuntu w'umunyamakuru muhati ibibazo. muhati ibibazo mbere ko muhati ibibazo ariko arabanza tunyurize kuri wa muvugo we. Umuvugo we. Kwagize ubwoba. umuvugo ndata umubyeyi nyamubyeyi mu mwanya mbaye kuri izo ntashyo mu agatebe nicare mu nturekere kuri izo ntashyo ndamuka nsanga abacu mbatekerereza ibingenzi kuko umutima uratera utitsaye tuturi gatemba amatama gatemba ngataha ku itaka ngataraga nsanga umubyeyi yagaraganze mu rwatubyaye ni umubyeyi yogaheka umubyeyi nyamubyeyi Paul Kagame mudasumbwa ni intwari nyantwari imena gituranga bisunga nyakatsi wacu yaravuye batawuciraganje bwacu wacu yaravuye gira inka munyarwanda iri kusoma shakira umutima tw'igikoni twashimiye sinakubwira Kimera cyukura umubyeyi amashuri twese turiga umutekano mu gihugu wose muri mu gihugu arasigamye byose none tubikora tudusoza bwiza yegera abaturage ubu dufite mutete kajya ku kigo ngo arembere mu nzu dushime kandi turate kwa Paul Kagame waduhaye umwanya wo kwicana n'umubyeyi aranya ko Jeannette Kagame usangiye nawe kandi ademaje umanura yuza biziri cyashya amizero ejo hazaza kansozi ngana igicumbi bago nkumburwa nkunda tuzongera dusubire muhorana Imana n'umusozi Nanguru Fabrice. Aho. Ikibazo cya mbere nshaka kumubaza cy'amatsiko kandi yicaranye na Madame Jeannette Kagame mva gumeze mvaga nishimye kuko nyine nanjye nanumvishe nahuye n'umuntu ukomeye numvishe nyine nanjye nk'umuntu wo mu cyaro nanjye nageze ahantu hatere ntago nari nyiri kumanuka nari ndi kuzamuka numvishe nyine nishimye pe. Wari wishimye watubwira nk'ijambo wamubwiye utakibagirwa? Nuko namubwiye ko nyine ashaka kumfasha mu kwiga. Ni iki yagusubije? Arambwiye nyine nta cyaje kuko ari kunyishyurira St. Matthew's Primary School. Noneho ni irihe jambo yakubwiye wumva utibagirwa? Iryo ngiryo nyine ikintu numvise cyo nubwo nyine yanyemereye ko yanyishyurira nyine numva ati iryo jambo kumva umuntu ukomeye umubyeyi ukorera abandi mu gihugu ambwiye ngo kunyishyura nyine numvise nishimye. Numvise wishimye. Twagiye tukubona ku mateleviziyo menshi uvuga ngo urashaka kwiga icyongereza ukakimenya warakimenye? Iri kuza ntabwo navuga narakimenye neza ko St. Matthew's Primary School nyine ntacyo batakora kugira ngo ubimenye. Noneho watubwira icyo kigo cyawe kugira na cyamamaze n'abadukurikiye bazakigane. Bakita St. Matthew's Primary School gifite amashami abiri i Nyamasheke n'i Rusizi mu mujyi wa Rusizi n'i Nyamasheke hepfo y'umujyi wo bita Tyaje munsi ikigo bajya bita Este ni ikigo cya privé ni ikigo twiga indimi z'Amurenge Icyongereza Igifaransa Ikinyarwanda n'Igiswahili ariko nyine mu gitondo nka saa 4 dufata break saa 6 bafata ibyo kurya isaha yo gutaha dutaha saa 9:30. Aha mu gitondo murya iki? Mu gitondo dufata breakfast nuko navuga ya Paul Jandon ati saa 6 tugafata rice and beans and I can say like that. Okay, only. Nta kindi tubwira? Ntacyo. Aha noneho ubu ngubu Fabrice ubuzima yarabayemo kera nubwo abayemo ubu ngubu. Ni iki yumva yabwira abanyarwanda badukurikiye ku buzima yabayemo nubwo abayemo ubu ngubu? Cyo nababwira nuko babwira ati nubwo abura umwana wanyu muri abakene wikugunga ngo igihe cyarakujyanye tegereza imbaraga z'Imana nta n'umwe uzifite. Se nyine twese tujya tugumya dukoma amashyi tujya musenge dusenga Imana tuyikomera amashyi nyine kuko ibitangaza n'ibyo waba uri umukene waba uri umukire wikigunga ati twebwe nta bushobozi dufite Imana neza igisubizo Imana ikurema iziko no kuzabaho. Izo ni ukuzabaho. Undi kuri Fabrice umwana kuri Fabrice bivuze iki? Ni bisanzwe nanjye ndi umuntu nk'abandi navukiye amezi 9 sanavukiye ngo 2 cyangwa 8 navukiye 9 nk'abandi niyo mpamvu nyine
nanjye numva ko nabirenze, numva ko nyine nubwo nava mu buzima n'abandi babuvamo. Mbabwira ko tugumya no kwirinda COVID-19, wambara agapfukamunwa, ukaraba intoki, ushyiramo intera ya metero, cyangwa ukirinda no kujya ahantu henshi nubwo afite sanitizer nabyo byakorohera. Tugumye twirinda COVID. Okay, ho gatoya. Urongera n'ubundi bibazo byawe bibike byose ibyo ufite uraza kubaza Fabrice. Ha Fabrice microphone. Fabri, tonto ngo yavuye Ngororero mu majyaruguru. Mu majyaruguru Ngororero mu majyaruguru. Iburengerazuba. Baba gasera abo oya ni Ngoma, waba wagasikire ni Ngoma. Ni mu naremo. Oya nagari mu Ngoma ni Iburasirazuba, ahandi ni Iburengerazuba. Ubwo Ngororero ahubwo ni kimwe na za Nyamasheke. Ntarangwicya. Ukigera kuri Nyabarongore hambere. Ntujya uhasoma se ibyapa. Okay, uwo mwita tonto uwo mwana afite imivugo. Mbere yuko tuza kwinjira mu nganzo zanyu buri muntu wese akadushyiriraho bitewe n'impano afite, gira ikintu mwibariza. Wamubonye ngenje kukubaza unabonye utuje ni wanyine kubumeze mba meze neza, nge umutima wanjye umeze neza, nanjye mba niturije. None se iyo uri gukina n'abandi naho uba witonze cyangwa nyine ubu nyine urisha, ubu nyine uri umuntu wisanzuye nyine kuko nyine uri gukina n'abandi? Nge mba ndi sapu kubera mba n'abandi, nge mba meze neza ndi gukinana n'abandi, tugira umutima mwiza tutagwana. Uno mwana ni nkawe niwe bavuze. uwo niwe bavuze. None se Fabri, uwo mwana ntabwo uramenya impano ye. Byibuze uriya wamenye ko ari umunyamakuru, nawe afite imivugo, ariko nawe umuvugo wawe uvuze. Uyu mwana ntabwo uramenya impano ye. Nose impano yawe ukora iki? Nge mvuga imivugo. Ariko imivugo urenze. Ntabwo nyine twumvira nese. Umuvugo ugiye kuvuga uhe muvugo bita ngo iki? Imbuto Foundation. Umuvugo ndaje ndata umuryango Imbuto Foundation bashimira ko mwaguye ababyeyi ba kuganiza abana mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana n'abangavu baterwa inda zitateguwe. Byatumye tuba inshuti z'ababyeyi, tugashikiranwa nabo, badutoza indangagaciro ya kirazira n'umuco nyarwanda, dukunda igihugu tugikorera tugiteza imbere. Reka mbashime ababyeyi amahugurwa mwahawe umuryango Imbuto Foundation kivi mwatangiye tuzacyusa. Reka tubanze shima Madamu Jeannette Kagame hagarara umuryango Imbuto Foundation waje uri igisubizo cy'abanyarwanda, abanyafurika ndetse n'isosiyete rusange. Imana ikubeze kubana na mudutekerereza ibyubaka umuryango, umuco nyarwanda, dukunda igihugu tugikorera tugiteza imbere. Mumuha amashyi, ariko mumuha amashyi. Mwamuhaye amashyi murayamwimira iki? Faburi urarenzaho iki? Baguhe mikrofone umbwire urarenzaho iki? Naki? Iyi si zahabu. Zahabu? Zahabu gusa ko ni diyama. Ni diyama. Arajyara kuzamuka nyine arajya ku kigero cya zahabu. Wari ugiye kuvuga ngo ninde wageze ku cya zahabu ubwo? Nangeze kujya kuvuga ngo ntaragera ku cyiciro cyanjye. Hada. Haro n'uwo bita Kadete. Nimba ujya umwumva no Nyamasheke. N'ujya userukira perezida yaje cyangwa nyine tugafatanya yaje iri iwacu. Bamwita Kadete. None wararenze igihugu nikirwa mushyura mu Imbuto Foundation ni wari kwiga. Ariko Fabri, Nyamasheke mwamuzi ubwenge. Reba n'umwana wabaye wa mbere muri Tronkom. Aturutse mu Mataba. Kigazo twego Nyamasheke nubwo turya ibisheke ariko tuba dufite n'akandi kantu tuzi. Kandi na mbere na 2020 nabwo yaraturutse mu Mataba. Wa mbere muri primaire 2019 yaraturutse ku kigo bita St Paul Primary School. None se hindukire rebe Nyamwari. Abanyamakuru. Ese ubundi ukora kuri televiziyo? Unzi ko buri munyamakuru wese aba afite televiziyo? Njye ndikorera. Urikorera none ubwo wanyu ufite studio? Iwacu dufite studio. Mubaze bayita ngo iki televiziyo? Studio yanyu bayita cyane yabayita Umwana TV. Umwana. Umwana TV. Imushyiraho na mikrofone ariko bayita Umwana TV. Aha. Umwana TV ikora ibiki? Buri wabyumvishe neza umwana cyangwa n'umusaza? Nabyumvishe da nanjye. Dukumva nyine nje gusora
ariko mbabwira ko mugumya ukanasubscribe kuri Gacha Films ukareba filimi ukara nyine filimi zirimo image nyine nawe utabasha kwisobanura zimwe mwumva ngo ziba zisobanuye ariko nyine twebwe ko twagira ku rwego ruhambaye nawe twazisobanura ariko nyine zirimo icyongereza n'ikinyarwanda twavanze mu indimi nyinshi. Umwana se nk'iyo cano y'umwana ikora ibijyanye n'ibiki? Abantu mwese mukurikira cano y'umwana TV bazanye umunyamakuru. Iyo cano yawe ikora ibiki? Kumva nyina izina ryayo ivuga ku bijyanye n'umwana, iganiriza abana, ababyeyi, abantu bose muri rusange ari kuvuga ku mwana. Ubwo nawe nyine ni karibu. Iwanyu mu karere? Karere ka Gasabo. Umurenge we? Jabana. Mudugudu? Nyarubuye. Akagari? Kangirye. Amazina y'ikigarara? Ngiryi. Amazina? Buriya izina nta kibazo. Nengera bantane nkuru Fabrice wacu ni mu Rwakagaju, akagari ni akakibogora, umudugudu ni Rwakagaju, akagari ni Kibogora, akarere ni Nyamasheke, umurenge ni Kibogora. Aho bavuga ko ari nk'ibitaro byake, navuga ko nk'aho ari ibitaro muri Western Province nyine mwirana racu biri mu bitaro bitatu bya mbere. Icyambere navuga ngo iki nyine navuga ngo iki nanjye birananiye. Gihundwe, Bushenge na Kibogora. Gihundwe, Bushenge na Kibogora ibyo bitaro dufite. Gihundwe nyine ni ibitaro bifata imiti ibivuye inaha za Kigali leta ibizana hariya. Nyine ni ibitaro bivura covid, bikavura sida. Bayivura gute nyine? Ntabwo ari kuvuga ngo turayivura igakira, ariko nyine hari imiti nyine iba yaragenewe baguha izagenda igabanya izagenda ubukana bwayo. Tukavura na Ebola, ariko Ebola ubu ngubu twarayiciye mu Rwanda ntayo igihari. Twayijyanye he? Sinzi iyo yagiye simaze. Ni nk'uko rero tugomba dufata tugashyiramo imbaraga abanyarwanda twese, ntacyo tutakora ngo na covid natuyirukane ive mu gihugu cyacu. Umwana TV yibonye uri kumwe n'aba bana babiri Fabrice, wari usanzwe umuzi umubona. Fabrice ushaka kumusobanura ute? Fabrice ni umwana mvuga ko niba igihugu gifite abana bameze gutya gifite ahazaza heza cyane. Niba tubona dufite abana barenze umwe bameze nka Fabrice turi kugenda tugana heza. Rero Fabrice navuga ko ni u Rwanda rw'ejo kandi rwiza, ndetse impano afite azikomeze kuko nizo zizatuma azamuka akazamura n'igihugu cyacu, agateza imbere na Nyamasheke. Hepfo dufite Aime cyangwa se Tonto. Nibagusubize telefone niwe nakumva ngo telefone bagusubize mic. Bagusubize mic. Uriya we wamubonye ute? Bamwita Aime cyangwa se Tonto? Umuvuga amaze kuvuga afite n'indi byinshi cyane ari buvuge. Ako yabanza akambwira imyaka, afite imyaka ingahe? 6. Fabri umurusha ingahe? Musaza muvandimwe. Njye mfite 11. Bakubahe bose njye babwira ati mutuze ndi umusaza arashaje. Ubwo nawe gira icyo umubaza cyangwa se gira uko umuvuga wamubonye uteme Juste ko namubonye umwana ukiri muto gusa afite impano, kandi n'impano tutagaya. Ni impano nziza cyane ku myaka y'6 kuba akora ibintu nk'ibi ngibi, akaba yahimba umuvugo, akaba wakundwa ku rwego nk'urwo ngurwo, akaba yahimba umuvugo w'Imbuto Foundation. Ni ibintu byiza cyane kandi tugomba kwishimira. Mbega nibyo nakomeza mvuga, u Rwanda rugenda rugana heza. Ejo hazaza h'u Rwanda nkurikije abana b'u Rwanda dufite ubu ngubu ni heza cyane. Hari umuntu wavuze ngo tuvuga ay'abanda yacu tukayicaraho. Navuze ko nahuje abantu bavuga imivugo. Fabri, uyu muntu uzi ko mwegerezaho Fabrice microphone. Fabri, uwo muntu mwicaranye ajya ariza abageni. Kubita ndabizi ubwo ntabwo ari ukubakubita.
numvise hari n'undi muntu mwazanye nawe yambwiye ndi umuryango wanyu. yakubwiye ngo iki yakubwiye ngo yambwiye ibintu byo kwivuga by'inka ndumirwa. Ntangira ndibaza kubera nawe wabimenya Fabri njye nuko atari talent yanjye mvuga imivugo nkanaririmba cyangwa nkavuga n'imivugo yo mu mako nyine byabaye. reka twumve ukuntu ariko ubishatse wabimenya ikintu cyose ushizeho umuhate wagishobora. icyo wifuza nacyo icyo wifuje ukayishyiramo imbaraga ntabwo wabura kukibona. okay uriza abageni rero barirute ukoresha iki kugira ngo barire? Ibihozo twagiye. babyeyi beza bazira ikizinga, umwana wanyu atewe iteka no kubashimira, muri ababyeyi b'intwari cyane. Mwisiritse umukanda muvunika mukora, mwariye ibitumbwe mutaye igicuku, agahishije mwarakamuhaye kugira ngo abashe gukora. Mwagenze urugendo rurerure ku izuba ry'impanga abagabo kugira ngo abeho. Imvura y'itumba ntiyabavaga ku mugongo babyeyi. Umuseso karekare nk'uko zibitse ntimwaburaga kugenda. Icyo mutamuhaye ni uko mutari mugifite ababyeyi. Mwaramureze kandi munamutoza n'imico myiza. Ntashidikanya ko ubupfura mwamutoje bwashimwe n'abantu. Namwe nimwirorere babyeyi. Ababyeyi ngabo baraha urungano nguru, vuga iki ndeka iki babyeyi ko ibyo yabashimira ari byinshi cyane. ndumiwe maze ngenda mubonye mucyo mwitegereje mbona agiye kurira. none arangije mpita mbona nta n'ikibazo afite, ariko murabimaze mubyeyi ntacyo twakwimye. mana ziba nawe wari ugiye kurira. ziba n'iki mubaze icyo ushaka. ndumva ntacyo ntacyo Fabrice wamubonye ute? namubonye neza. Fabrice wamubonye neza. wabonye wumvisha impano ye se? Yes. wumvisha imeze ite? numvishije ngo atuye Nyamasheke, ariko nge turi kumwe hano mu kiganiro TV. nge none ndabona ameze neza. urabona ameze neza? wumvishe ngo atuye Nyamasheke? harya we Ngororero Inyamasheke ngo heza ibisheke, we Ngororero heza iki? heza iki? heza ibigori, ibishyimbo n'ibyo bitoki. harya mworora ibiki? tworora imbata, ingurube, inyarwanda n'inka. kandi ubwashize wari wambwiye ngo nuzi Kigali uzagira ute? uzanzanira iki? mana uzanzanira akantu wakazanye? nakazanye. menya muri ra bage papa wahetse ubwo ndibuze gusangamo ako kantu kanjye. reka mbe ngize amatsiko menshi cyane. Fabri ndumva iwacu niho nabiguhaye. Fabri ndumva ikiganiro twakireka nkajya kureba ikintu banzaniye. baza ahantu hera abantu borora ingurube. Gusa usize icyo wacuye? Sambaza se? Ushaka kunteza abantu se? Ushaka kwiyemera se? Waranaducuze. Kameramani nawe yasize kamera nawe araza. Ararya. Yari biryo. Nyamasheke. Naraneki banga ry'igisubizo. Niko ibanga ry'igisubizo. None buri muntu wese agiye kujya mbwira akarere ke mu turere dutatu dutandukanye. Ubu yabyihorere ntacyo. Akarere ka Gasabo. Umuntu uri Nyamasheke cyangwa se uri Ngororero wamubwira iki kimukurura kugira ngo aze inaha, aze muri Kigali, aze mu karere ka Gasabo? Aze mu karere ka Gasabo. Iki byiza bitatse Gasabo wabwira umuntu? Ni byiza byinshi cyane ko
Gasabo ni naho igihugu cyacu cyatangiriye kigenda cyaguka. Ubwo rero kuza gusura aho igihugu cyacu cyagiye gitangira kugira ngo cyaguke ni ikintu numva ko cyamukurura kurenza ibindi. Ikindi cyiza kiba muri Gasabo harangwa n'isuku ndetse n'abantu baho ndakeka ni beza, nubwo ntabazi bose gusa abo nzi ni beza. Nawe turi kumwe ni umuntu mwiza. Mbega nibyo navuga ku karere ka Gasabo. N'ibyo ku karere ka Gasabo Fabri ko uri guseka fata mikrofone neza ariko umbwire rero ntacyo navuga. kubera iki wumuye Gasabo urumva ritari heza? Yazanye ngo ko ari igihugu cyatangiye guterera imbere. Ntabwo bavuga ni habi nyine ni igihugu gitangira kigenda cyaguka ahantu nyine niyo igihugu kiramutse gisamye ariko ahantu hasigara amateka. Hasigara amateka cyane cyane u Rwanda rwa Gasabo. Buriya bavuze u Rwanda biva ku yihe nshinga? U Rwanda ruva ku nshinga rufite icyo bita ruhamwa, ishinga n'icyuzuzo. Iyo tuvuze u Rwanda noneho akavuga ngo u Rwanda ruhire cyangwa akavuga ngo u Rwanda rushya, none duhita dufata u Rwanda kuko ari izina rimwe tugahita turyita ko ari ruhamwa, tugafata rishya tugahita turyita ko ari ishinga. Inshinga bita ngo iki nyine nk'ubavuga ati wenda n'urugero bakavuga ati gukina inshinga yo gukina ni inshinga. ntabwo ni inshinga, biterwa n'interuro baba baguhaye. Nk'ijambo rivaho gukinana. Gukina ni inshinga iri mu mbundo kubera ko iriho gu. Ubwo rero ndi gushaka ko mumpa inshinga iri mu mbundo u Rwanda ruvaho. Inshinga iri mu mbundo u Rwanda ruvaho, u Rwanda ruva ku nshinga kwanda. Bisobanura iki? Kwaguka. Wabyumvise Fabrice? Wiga mu wa kangahe? Mu wa gatanu. Bazabyiga mu wa gatanu nuhagera uzafungura amatwi. Kwanda ni inshinga nyine kwaguka. Ubwo niyo mpamvu twari tubivuze kubera ko twavuze Gasabo u Rwanda rwahereye ari agahugu gato rugenda rwaguka. Ari hakurya ahantu bita Ibumbogo no rwatangiriye Gasabo. Okay. Ubwo ayo ni amateka tuba tunyuzemo gatoya. Wabifashe? Twagiye Nyamasheke rero sasa. Tubwire abantu kuzi Nyamasheke. Nawe ubutekereza Ngororero ndaje nkubaze. Uvuga ibintu byiza bibi Ngororero. Tubanze tujye Nyamasheke tubwire. Tugira isambaza, amafi, ibisomyi. Ubwo ni byiza biva mu kiyaga cya Kivu. Tujye mu mirimo. Ibitoki, inyamunyu. Twavuga n'umukene Kabaragara. Imwe bagira nyine abatara hakavamo imineke, ibinyomoro. Ngambwira ibintu bitari rusange. Ibintu bitari rusange. Ibintu bitari rusange. Ikintu cyihariye muri Nyamasheke. Ikintu cyihariye. Kitaba ahandi. Navuga nkaho mu karere kacu agiye kubakamo inzu y'abajyanama b'ubuzima muri intara yacu. Izo n'ahandi ubwo mu zindi ntara zizaba zihari. Ngira ikintu mufite Nyamasheke nta bandi bantu bagifite. Gazi bahe? Munsi mu butaka. Oya ni Rubavira haba. Ariko nyine tuba dufite gaze nyinshi zitandukanye. Mpamvu ntabwo ari kuvuga gaze zimwe zikoreshwa muri peteroli, ni kuvuga zimwe bacecesha. N'ahandi zirahaba. N'ahandi zirahaba. Nose zo zituruka. Buri ubu koko umuntu utuye Nyamasheke ubuze ikintu kimwe umbwira kibi Nyamasheke kitaba ahandi hantu. Navuga ngo ikiyaga cya Kivu. Ikiyaga cya Kivu wenda ko ngako twakose hariho n'utundi turere tuyikoraho. Ariko byibuze hari ikintu nka Nyamasheke yaba yihariyeho cyane kavuga ati nk'abantu bashaka kuva hirya no hino ku isi bakaza Nyamasheke bakarenga i Kigali bakarenga utundi turere bakaza Nyamasheke. Nyine twebwe dukora ni karuni niyo nuze yacu.
none se Fabri ishyamba rya Nyungwe ari kumva Mm. salamu alaikum salamu alaikum ishyamba rya Nyungwe imodoka zinyuramo ziri kujya za Rusizi bamwe bajya kwarira show abamwe bajya gusura zo kwita ngo ni ingagi nyine kuko nyine ziba zarubatse zina nazo bajya kuzisura ikiraro kinyura mu kirere ikiraro cyo mu bita kirere. kanopi kanopi urayizi se Ibyiza. aho Fabri bazakugeza ambasaderi Nese kahise atangara cyane agashaka nko kunyereka ko Nyamasheke irenze Gasabo kandi n'ubundi byiza byabo babimwibukije wari wabyibagiwe. Nabyibagiwe Wari wabyibagiwe. nose kwibeshya si biba buri muntu wese uri hano ni ambasaderi w'akarere ke tugende muri Ngororero muhereze Emejiste Ngororero ni iki kintu cyiza ujya ubona kiba Ngororero habayo ibintu byiza byitwa hagenda imodoka zijya Ngororero n'iza Kigali ziza muri uyu mujyi Ubwo ni wacu umuhanda iyi ngo umuhanda mwiza ukoze neza umuhanda mwiza ukoze neza ariko kubera n'inkangu ziba zacitse kuriya ariko twabyihanganira tukabiteza imbere tukirinda n'icyorezo cya COVID-19. ibyo byose ni ingamba mwafashe hariya hantu abaturage babo bakunda kweza iki bakunda guhinga iki bahinga imyumbati ibigori bagahinga kandi nagusuye mu rugo nasanze uri umworozi bagahinga n'ibishyimbo bwira abantu worora iki norora imbata inyarwanda inka n'ingurube uyu mwana ni umworozi ukomeye Fabri wicaranye n'umukire Hari ikintu nasobanukiwe ari kuvuga Inyarwanda bikancanga n'ibiki. inzunga ariko ntabwo urabona hari ingurube n'inkoko z'inyarwanda inkoko z'inyarwanda nanjye muri ibyo hari ibyo noroshye gusa aho waje ntabwo ari aho yonje urabihishe ububeshye ntabwo ari handi dutuye nyine handi akarere nyine badushize ntabwo ariho n'ahandi imbere twabaga bahise bubaka ibiraro inkoko ingurube ihene intama urimo gufata ibintu bya kazungu ukabyiyitirira njyewe uzaze mbikwereka Inyamasheke cyiza cyaho imihanda barayikoze nta mpanuka zikibamo nka mbere zakundaga kubera aho bita ngo iki nkaho mu nzira ajyaga irangiro kuri daho uri mu ijuru ariko ubu ngubu kubera iterambere kuko nyine daho uri mu ijuru ntabwo iri mu karere kacu mu ka Karongi ariko nyine twebwe ikintu dushidikanya nuko amabuye aramutse amanutse ageze mu karere kacu ikintu tugomba gukora amanutse agiye kwangiza umuhanda wacu ariko dufite ikimashini gitega nyine cya kintu kigahita gisama amabuye kugira ngo atangize imihanda. Fabri bamaze iminsi batuye abajyanama bashya b'uturere umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke yitwa nde meya n'undi n'uwari uriho yagumyeho visi meya ninde ntabwo muzi barahindutse hereza Emejiste ambwire meya wabo bamwita ngo umuyobozi w'akarere ka Ngororero uramuzi yitwa nde mwibagiwe Fabri fata mikrofone uramusetse kandi nawe uratubwiye ngo wari uriho niwe wasubiyeho yitwa nde yarebye ukuntu abanzije kurya karimi we avuga ati n'umwana arakanyemejera wari uriho bamwita nde wowe ndi kubaza wowe Fabrice wari uriho ngo wari uriho yagumyeho inde nuko abantu batsindwa mu kizami kizamini se n'inguru cyamba uri kwishimagura hapa mwita ngukira Selunga irindi ngenzeremo naryo n'abantu bamuziho kuko agira na hoteli ikorerwamo ubukwe niho bamwita abantu b'Inyamasheke bari buze kureba iki kiganiro barakunyomoza hari ibirenze uvuze ngo iki uvuze ko ari inde Fabrice arabeshya buri ubu ntabwo utamaza ngahamagara nzane telefone urabikora mpamagare umuntu ahita atubwira meya batuye mushya reka twumve umukobwa wanjye Gasabo batoye nde meya Gasabo undi umunyamakuru utaza abayobozi sha
nzi izina ndumva nibuka izina rimwe gusa. Yitwa Prudence niko yitwa. Meya wa Gasabo. Sha mwese abantu bazi kujya muri commentaire ubwo barabanyumuza. Sha ntabwo mujya mwiga ubu warya n'uburere mbe naragihugu n'ubumenyi. Muki? Muri SST. SST ni CRC. bisobanura iki mu magambo arambuye? Social Studies. Social Studies. Se Fabri wagize akabazo baza umwana TV mu Cyongereza. Who was the last king of Rwanda? The last king of Rwanda is he Mutara wa gatatu Rudahigwa. King Kigeri Ndahirwa Rwabugiri. What? King Kidahirwa. King Mudahirwa. Oya. King Mudahi. Kidahindurwa. Cyane Kigeri. Kigeri wa gatanu nde? Kigeri wa gatanu. Kigeri wa gatanu. Ukidahindurwa. Ngamubaza ikindi. Ikindi kiravuga ati icyo kimenyo cyiza ubwo cyo kiranoroshye. Ikindi kiravuga ati navuga ngo what is the population? Population is population. Population is the total number of people living in an area. Mu Kinyarwanda avuga ngo population ni abantu batuye muri area nyine no ikintu cyo kingana nyine area. Population is the total number of people living in an area. Umubare abantu nyine muri area ukuntu bangana. Nta kibazo ngenda gusubiza. Menya ko natega naho wiga. Nta kibazo. Ayada. Oya njye ntabwo niga ahantu haneze cyane. What is computer? Computer is an electronic device that works under the counter, which is called the program. Under the control, which is called program. Under the control of instruction, which called programs. What are the main parts of computer? Screen, tableau, keyboard, matusha. No. Main parts. Main parts. Main parts of the computer? Yes. Main parts. Ibice by'ingenzi bya computer. Even keyboard. Aya matusha mutadukoresha. No. Muze, amatusha dukoresha turi kuri computer. No, let me tell you. Let's nkubwire. Oya. Ntabwo ari ingenzi kuri computer. No, umva ngiye gusubiriza. Hari hardware, software, and user. That are the main parts of computer. Naho ngaho nyibiye mwaka. Oya. Nyibiye mwaka no. Oya Asa kari muri ngo. Umva nkubwire. Hardware ni bya bice tubona kuri computer. Tuba twafata ndetse tukabonesha n'amaso yacu. Ari byo keyboard, screen, nyine ibyo ngibyo uba wabona ndetse ukanakoraho. Zinyo undi sinakubwiye igisubizo. Oya, nakubwiye ibice by'ingenzi bya computer. Hardware, software. Ngomba ikindi da. Nsinzwe nyine. Yose ntabwo umuntu aba abizi. Ikindi nakubaza. Nanjye mfite akabazo kamwe ko muri science batse soil erosion. Soil erosion. Soil erosion is the moving of soil. Soil erosion is the movement of soil. What we don't say that is the movement of soil. Soil erosion is the topmost of the each. Icyo ni kera. Oya.
No, uri kumbwira soil. Soil erosion Mm. is the removal of top fertile layer of soil by agents erosion. Ibyo ngibyo byo ntabyo nzi. Soil, no, umbwira soil. Soil is the loose materials of atmosphere of the earth. Soil is the topmost layer of Earth's surface. We have two meaning of soil. Okay, that I know that on. What is air? Even this one you can answer it. Oh, yeah. I'm asking you. What is air? Air is a mixture of gases. What is agricultural tools? Agriculture tools are tools that use in the farmer or in the garden. Uri kwihuta ukambeshya. Agriculture tools are tools that use in the farmer or in the garden. On the garden. In the garden. What is agriculture? Agriculture only. Yes, agriculture, not agriculture tools. Agriculture. That's for P5 for me, no. No. P5. That is the first unit that you study in P4. P4 we study the first is agriculture tools where we study Yes. panga. When you are going to study agriculture tools, you need to know agriculture only before knowing agricultural tools. Like I said that agriculture is a tools that use the Agriculture. is an tools. No, not agricultural tools. Agriculture only. I don't know. Agriculture are keeping or growing of crops and animals. Wimbesh. Na? Wimbesh. Urabyibutse? Murujumbesh. Now what is a farmer? Farmer? Farmer is a person who keeping or growing of animals and crops. Umva wambajije oya. Urukumva igisubizo avuze kidahuye n'icyo ikibazo. Oh yeah. Farmer is a person. Farmer is a person. Yes. No, farmer is a person. Farmer ni umuhinzi mworozi. Ariko agriculture ni ubuhinzi bworozi. Umuhinzi mworozi, ubuhinzi bworozi. No kwa gato narakize muri coaching none zo tuvuge ko n'abanyibagira akakanya. Bari bakubwiye ngwiki? A farmer. Kana kisuzo mwana agarike. Se mejiste. Ko umwamba. Reka nawe. Amura. Reka magana. Pitu. Makabira. Tanabaza kera. Mubaze. Give us navuga. What is wind? Ibyo ntabyo azi. Uri kumugora. Data. Mwiga in English. No. Write the missing number. Edgy. Double. Ed. What? Uri kumubwira The iki? missing number. Ga. Akarongo. Da. Nembwira mu magambo arambuye. Ga. Dufasha ga. Sima akarongo ukandika da. Nizo nyuguti zindi. Mu mbarwa zizajya mu hagati. Add the numbers or letter. Missing letter. You said that the word is good. No? The word is good. Ga ugashyiramo akarongo ugashyiramo da. Nyine ubwo ngewe za o ebyiri nazo nashyizemo nazikuyemo nandikaga na da gusa. Za o ebyiri nazo nashyizemo. Wamubwiye akarongo kamwe ariko ntabwo wamubwiye tubiri. Njye navuga ngo ugashyiramo akarongo. Ugashyiramo akarongo. Ubwo byahita biba godi. Navuze god. Navuze good ntabwo ari god. Wamubwiye ngashyiramo akarongo. The missing number. F. Missing number or letter? Letter. F. Da. B. Da. B. R. Da. C. Da. What? Repeat again. F. Da. Ubwo nizo zingahe? 1. F. Da. Put 1 in it. F. Da. Ba. Da.
1 R da 1 H da I. Fabrice, buriya Fabrice? Yes, Fabrice. umwana abaye nyamashiki yaza umwanya wawe Naba hari ntago boroshye. Naba hari ntago boroshye na Fabrice arimo. Ngenda boroshye da. Oya. n'ubwa mbere umubonye Ubwa mbere mubonye kandi nyine ubwo ari kumureba ubwa mbere mubonye mu maso ubwa mbere mubonye nyine gusa nyine najyaga mwumva hano ya video mwigeze gukora muri hano mu Bucaca sinigeze nkareba kose ngo mwarangize fone ntago nanakoresheje yanjye n'ubundi rero imita nigendera gusa nabonye ari ahantu muri kuvuga ubundi rero Fabrice nagasikeye n'indigira umunwa niwe wakamukondesheje ntabwo ndi kubyibuka ese ashidikanyaho njye mpita nigendera Umunwa mwiza nta muntu utagira umunwa ariko umunwa wo kuvuga ari iminwa itandukanye urugero rw'iminwa nyine iratandukanye vuga nose uko uri kuvuga niko cameraman ari kuvuga oya hakagira umunwa ariko nyine ikigaragaza cyo umunwa wawe uratuje ariko wawe ako njye ndavuga cyane simba narabyivugiye ariko uwo mwana wawe n'umwana aratuje be ndatuje cyane atagira amagambo n'umuntu ucisha bugufi namwikundi nagiye vanire ku muceri uwe muceri ubwo uri kuvuga bakora ubukwe uravuze ngo wamwikunde dusoze ikiganiro vuba undi ujya kurya umuceri uravuze ngo wamwikunde nyine muzagende mukuru byanyu yewe muzazane ku muceri no kuri fanta no ku ndazi ni indazira no ku nyama inyama urya inyama se ini barangurya mana nanjye ntabwo ndya inyama inyama ntabwo zigera yego ntabwo ndya inyama I don't want that kind of you. Emejise ugiye kuduha undi muvugo ujyanye n'ibiki kubera ko baguheje ibiki ngo kubera ko ari abasaza Umugisha w'ubutwari. umugisha w'ubutwari okay Emejise ubu ugiye aho bahereye bakumenyera nawe ugiye kubereka uwo uriwe noneho twagiye Umugisha w'ubutwari ngarutse mbabwira uburyo Imana yahanze u Rwanda ha umugisha ijya gwanga u Rwanda yabigejeho cyane iti ndaguhanze Rwanda kandi haye umugisha nzajya nirwo handi nkute mu Rwanda rwa Gasabo ibihugu byinshi bizakoneraho umugisha Imana ijya gwanga u Rwanda iruha umugisha n'amasezerano ku Rwanda uzabe igihugu cy'igitangaza ibihugu byinshi biza kukigiramo ubuhanga n'ubutwari no gutabara abantu bari mu kaga kandi nk'ako gumva Satani atera u Rwanda yifashisha abihaye kuyobora u Rwanda batarahawe umugisha n'amasezerano biva ku Mana bazana amacakubiri mu Banyarwanda cyane n'irondabwoko ati ikizababwira ubwo bwoko uzarebere ku mazuru n'uburebure bwabo bahuza umugambi biramu bana b'Abanyarwanda baratsemba aho ndavuga jenoside igihugu gicura umuborogo bibagirwa ko Imana yabahaye amasezerano ko izabatabara ikabagira ubwoko butavumika iyo Mana idasinzira yumva urusaku n'umuborogo by'Abanyarwanda irahindukira ba mu Rwanda ibabazwa n'ibiri gukorwa abo yaremye yibuka isezerano yasezeranyije Abanyarwanda ko izabatabara ikabagira ubwoko butavumika Imana idasinziye Imana itumura Rwanda ngiye kugutabara nibwo Paul Kagame yambariye urugamba
inkotanyi ngo barakora abicwaga ambuka bahera mu ntara barakora abicwaga mu minsi mike basesekara Kigali barakora benshi bicwaga bacuraga umuvurogo bararirimba bariraga baraseka zankora amaraso ziti biducikiye amaguzi abanyiringa Abanyarwanda bazamura amashimwe bashima Imana kubida dusezeranyije ubisohoje bidatinze Abanyasudani bacura umuborogo bati Mana dutabare nibwo Paul Kagame n'ingabo ze RDF ati mwambara urugamba dutabara Abanyasudani ingabo z'u Rwanda zirambuka zicecekesha amajwi n'urusaku by'umwanzi uri bugarira Abanyasudani bagaragaho n'amahoro n'umutekano ingabo z'u Rwanda zitanga intsinzi mu Rwanda n'umubyeyi wacu nyakubahwa Paul Kagame bukeye bidatinze Centrafrique Mozambique kuko ivyihebe byari bibugarije batangira no gutaka bati Mana dutabara nibwo Paul Kagame n'ingabo ze RDF zaraziteguye zirambuka abanzi b'ibyo bihugu abari bati ibyo bihugu bari mu kaga barirutsa bazamura ibendera ry'u Rwanda batushima Imana kubw'iki gihugu n'umuyobozi mwiza wagiye cyobora ubuhanga n'ubutware shishoza ingabo z'u Rwanda zambikwa impeta y'ubutsinzi zisukirwa mu Rwanda zigenda zicinya akadeho zitini zisuyenye nibwo Paul Kagame yambitswe ikamba ry'ubutware n'ubutsinzi no gutabara abantu bari mu kaga mina kushukuru Baba Taifa Mheshimiwa Paul Kagame kamenera mvuze uburyo Imana yahaye umugisha umubyeyi wacu nyakubahwa Kagame ntago nabirangiza ngabere Abanyarwanda n'Abanyafrika babere so nabirangiza umusizi stiga bahanga bagasigara basikanuza gisubizo mejiste amashyi menshi cyane Emejiste aho mwari mwahereye fata mikrofone ufite iki kibazo gufasha guhimbira imivugo mushyira mikrofone ngiye barayinyigisha kandi umutima wanjye ubu neza bakanyigisha nkabifata mu mutwe kunga n'uretse imyaka 6 kwasha gufata umuvugo ufite nk'ibyo birenga 2 bariyindi mpamvu uremeye ndemeye ku mivugo nta kurenze tuvugisha ukuri reka umwe amenze kuyivuga sanjye ahantu mvuga ko murenze nuko ari njye wiyandikira kandi akaba ari njye nayifatira niwe uyiyandikira ngende yiyandikira oya nawe ngende yiyandikira mfite ikayi nyine naguze register yo kwandikamo imivugo umaze kwandika nk'ingahe maze kwandika imivugo 20 mfite iya 30 utigeze utubwira ntago ndewe ndakunda ngo hari n'ukuntu ujya uhimbira imivugo ahantu nk'ubu ugahita undeba nkubitira akantu Abanyarwandakazi mureke dushishikarize ababyeyi bacu abasore bacu kuko nibo rugero rwacu rw'ejo hazaza niba tubyaye tugakura tukabyiruka mureke twegere Kigali twegera umusore wacu Samu ukora ku Rugendo TV kandi tugumye no kumuteza imbere tumukorere subscribe share na comments ariko natwe ntituzabyibagirwe umusore w'ibogari cyane umusore utuje umusore utekanye umusore ubona ukwiriye urugendo namwe bakobwa rero ni mumwegere murebe ko hari aho mwakura urugero rwiza kugira ngo muzabyare mubyara abandi bana benshi kugira ngo twese twizire igihugu murakarema Imana aho wow uhamagariye abakobwa kunyegera baze gukora iki ngo baze ngo tubyare Fabri muzure igihugu Fabri kuzi ko mfite umusheri wampaye Nyamasheke nabonye urakiri kwiga kandi warashaje ageze muri siniyatu kandi warashaje se Fabri ubusaza bwanjye bugaragarira kuki urabona hari imvi mfite Ziraza amafaranga uko ari kukubana menshi niko zigenda ziza agenda aba menshi ntacyo naba menshi nzaza guteza imbere Nyamasheke si wavuze ngo abantu b'Inyamasheke tuye tugaruka se kandi nzagaruka Nyamasheke njye yuje ntabirenze asanga ngiye mba ndi kukinira wibereye hariya umwana TV se wamubonye Munyisape nawe nyine nabonye ari umukobwa nyine utuje kandi ari
ubwo nyine ufite icyo ari kugera ku Rwanda naba n'uwo munyamakuru nawe nyine biza bimugaragariza ko igihugu afite byinshi agishyirira hanze ibyago byabaye akabishyira hanze ku mateleviziyo ye nyine niyo ngo nabonye uyu mwana ni umukire umuntu ufite televiziyo angana atya impano ni impano nasema afite ababyeyi be bishoboye ababyeyi be ntacyo batamukorera nyine barafatanya nimba afite cyane kwinjiza bagenda baterateranyaho n'ay'ababyeyi akagenda nyine akagenda kubaka cyane se kuriya zirinjiza zirinjiza pe nyine iyo ukora utuntu dushimishije nyine abantu bakadukunda sasa ni akantu wari wakora umunsi umwe ugahita ugashyiraho bakabona nk'abantu 1000 kantu se wenda nk'iki kiganiro cyawe ndareba ko kiyababona ubu nta kiganiro kiba cyakora ngo cyinjize nta kiganiro wari wakora ngo cyinjize nahizi se shaje ibintu byo kwinjiza bibaye njyewe nkorera Imana ufite channel njyewe nyine nyina amafilime nyina filime iyo ushaka ko njya muri filime yawe uranyishyura urampesa nyine n'ubundi rero nanjye nkajya muri filime nyine nkakuryohereza nyine dukora umpesa bitewe n'uko twarebye takangaka kazabona abangaba nyine tumaze kugakina agashyira nk'ukwezi tureba abantu bafite bakajya babonaho bakajya bajya bapensa ariko ndakeka abakunzi bawe bakifuza ko washinga na channel yawe bakajya gukurikira ariko n'ubundi ushaka kumenya ushaka ko tuvugana ni za nimero 07879202 39 niwe ushaka kumamagara ni twavugana na wundi mu makiraga mu minsi yo kwiga kereka nyuma sasa ufite telefone ndayifite kwari kuvuga ngo ingana n'agapfu bwashize nyine yari agapfu gusa agapfu karageraho kagakira nyine naravuze karazuka agapfu karutwa n'ubusa ako gapfu siko katumye ngura indi ufite phone se smartphone smart ufite phone se iyi ano na rakabona ariko nakadanje ariko nta kibazo nawe ni telefone uvugana n'abandi yewe nose abo mvugana bose bazi muvugana bose urimo bazi byose nka mwarimu bazi byose nka mwarimu ubu nujyamagara abana mwigana bana twigana sinde undigira telefone sibyo ko nanjye ngira ngo ndagenda ku ishuri nyine byango ko mbanashije nimero kuri YouTube amujyare kumamagara ambwatira muri Canada sarambwira ati ngo nza nyina abantu baramamagara ngavuga ati nimbaye nimero zabo ngo nimbaye nimero zawe umva namete ariko ari n'umuntu ambwe nzamuye nimero ze umese ubundi umupolisi n'abasirikare ambwe nzabaye nimero ze ngo zawe na polisi n'abasirikare bacunga ku karere none se Fabri amayinite uyakura mama arayangurira mama wawe yakugurira ibyo bintu ntabwo ushaka kuzangiza amasomo yawe bijye bituma wiga ntabwo n'ubundi ngikoresha mu minsi yo kwiga umunsi wo kwiga ibibitse kereka ku cyumweru nabwo ngiye gusenga ariko nava nkayibika nabwo ngafata ikayi gahunda ni ukwiga nibi tuba turi gukora kugira ngo twerekane impano zanyu ariko tubashishikarize gukora iki kwiga turi kugenda tugana ku musozo rero w'ikiganiro cyiza twagiranye buri mwese mwerekanye impano zanyu abantu bagiye ku Mwana TV bakore subscribe ibintu bimaze kumera neza se cyane baguhaye monetization cyane kandi ndashima n'abantu bakoze subscribe ndashima abanyarwanda bose bakomeza kunshyigikira banyereka ko banyitayeho ni ibintu byiza cyane ndabashimira abantu bose bakoze subscribe ku Mwana TV abantu bose bakoze bari kureba iki kiganiro n'undi bajyeho banyarukireho bajye ku Mwana TV bajye no kureba filime bita Gacha Fabri koboyi kwa ducitse se avuye mu kiganiro mwamuhejeje yese ina gusasanga yarawe nakabazo kihoterwa akabazo kameze ute iyo tuvugisha ukuri emergency problem ikibazo kiza kigutunguye nyine aho utari uteguye sihoterwa se baraga sirimu asirimu sinakije nguki mwaretse inkweto wambara wagira impuhwe njyewe ntabwo ndi umusirimu Jordan ya Maya Force wambara ibiki Maya Force
yagiye dano heruka koma ntabwo ikingwira yarakwanze surangurira indi hari ikibazo se uri kwa dadi mami na dadi na teja oye ako karirimbo ni akande baramutse baguhaye role yo gukina na harya nyibutse izina ni Delphi nibagiye izina ryawe Delphi nako Fabri baguhaye role yo gukina na Delphine umva ari nk'iki mwakinana nk'agaki mwakinana nyine byaterwa nuko bombi bo baba ndi kukubaza wowe nawe ari filime yanyu mufite mwakinana akantu kameze gute sinzi nubwo twabitekereje kandi twabiteguye iki turi mwakinana kigaha abana message byibuze dushyiramo no kwiga iki ujya ubona abana bakora ukabona barengereye ukabona ibyo byose ari ikintu biri kwangiza ku burere bwabo gutukana undi bakora buri muntu wese gusa nyine hari igihe aho ugera nawe ukavuga ati ngiye kubivamo nawe ukabivamo nyine gusa kubera imbaraga z'Imana ntacyo utakora wasenze ugapfukama ugasenga Imana ikaguha imbabazi ukihana ntacyo nawe nyine Imana nayo ibaza ati no muntu imbere ejo hazaza azisubiraho cyangwa ntabwo azisubiraho tumaze iminsi twihana sibyo mbere yo gusenga turanza twihane eme ihane byamfite yes dusengera uyu mwana yaba ariyo dusengera ntabwo turi guhita musenga reka tubanze twihanire ntabyamfite njye ntabyamfite mani kwezi ntabyamfite rero ndihana ibyaha byose ntabwo ari ngombwa kugira ngo mbivugira aha ngaha gusa Imana kubera ko tugendana mu buzima bwa buri munsi bizi ibyo twacumuye n'ibyo twakoze nsabye imbabazi nciye bugufi nanjye nsabye imbabazi wakoze iki sha nsabye imbabazi nyine ku bintu byose nakoze bibi Imana itishimira yego nsabye imbabazi ku bintu nagiye ku bantu bose nagiye ngira ku bantu nyine bose kuko nyine nanjye nk'ahantu iyo ngeze ahantu mu mujyi abantu benshi baramamagara nkabura nitaba gusa Imana imbabare ntabwo mfite ubushobozi bwo kwitaba buri muntu wese ubwiyemezi Imana ikubabarire ubwiyemezi wakitaba abantu barenga 10 uri umuntu umwe kandi bose baguhamagara icyarimwe Imana ikubabarire yego Imana ikubabarire nawe ndefite mikrofone Imana imbabarire nyine nk'ibyo byose nawe wavuze nanjye Imana ibimbabarire none uzashaka ko nihana iki kindi bavuga ati urugendo na TV ntabwo akiri urugendo TV none urugendo na TV ushobora gushyiraho amakuru y'abana bafite impano nyinshi zitandukanye bamwe mwifuza ngo bazajya babasetsa ibyo mwabonaga ku rugendo TV byimukiye hano ibyo mwabonaga ku rugendo TV ubu ngubu bisigaye biri ku rugendo online TV ubundi cyahindutse n'uzajya wongeraho online n'uzajya wongeraho ndutse ni subscribe share and comment online duhora turiho neza ugomba kutubona igihe cyose winjiyeho ugomba kutubona ku murongo aba nizaza habuzange hirya hari Emejiste hagati hari Fabri kutoka Nyamasheke Emejiste ava Ngororero na Delphine mu karere ka Gasabo bose bafite impano tuba twabahuje muri cya gikorwa cyo guhuza abantu tumaze guca bugufi dusaba Imana imbabazi byaha twakoze ninde ugiye kudusengera oya hitamo mwese nimuzi gusenga mwese murabizi dukoresha iki uyu ni wowe reka mbereke buretse mbere Fabri reka nkwereka akantu gatoya wowe uri nimero 1 Fabrice nimero 2 Emejiste nimero 3 ubwo nimero 1 Fabrice kangahe kabiri Emejiste Fabrice kabiri Delphine Emejiste Fabrice kabiri Fabrice Emejiste kabiri niwe ugiye gusenga buriki nta muntu ujya disikita iyo bavuze ngo senga uri umunyagatolika
nanga atari umunyagateka kandi twebwe nyagateka dufite amasengesho yacu ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Ese cyuze byaha nyagasani byanakuye byose ndabyanze kuko bineranye nawe kadutandukanye ari undi nzukandengera iteka kandi nziko byose umwana akunda dawe binyize nshaka ko usubira ndashaka kuba amen. Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yagere hose icyo ushaka kibe munsi ko kibaho mu ijuru uteye byacu byo kurya byacu by'uyu munsi tubari icumuro byacu ngo tubabara abaducumuyeho dutangira twoshya aho kudukiza umubi kuko ubwami n'ubushobozi n'ikibara iteka none iteka ryose amen. Izina ry'Imana Data ntabwo isengesho ushobora gusenga ushobora kurangira utongeye gukora ikimenyetso cy'umusaraba. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Kandi ku kuboko uri gukoresha ikimenyetso cy'umusaraba ntabwo ariko bakoresha ubutaha jya ubikosora. Noneho nabigize buri muntu wese agiye gusenga muhereze na Emergency. Umuntu wese arasenga nawe Emergency namara gusenga nawe usenga. Tugiye kumva ko ababyeyi banyu babatoje gusenga. Emergency ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Dawe mu ijuru fungura udutungure hano tubabarire ibicumuro byacu nk'uko abandi babiducumuye ntuduterane mu twoshya ahubwo dukize ibyago amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. kaduca bugufi. Mana yacu ndagushimye ko watunze tugize muri akanya tugiye mu mwuka w'ubuzima bw'icyubahiro. Watunze mwami Imana ubanye natwe hari byinshi twagiyemo twagiye tunyuramo twagiye ducumura turakwinjiza ngo tubabarire ibyaha byacu cyane ko imbere yawe turi abanyabyaha mwami Imana. Twongeye kugaruka imbere yawe rero turakwinginze ngo ubane natwe dore twese tugiye gutandukanira ahangaha ujyane natwe tugiye kugenda mu byumba byakozwe n'abana b'abantu. Turakwinginze ngo abe utuyobora dutere ikirenge aho gishinguye komeza kuturinda kiruta byose komeza kutwigisha ijambo ryawe no kuryubaha komeza kuturinda rero komeza kubana natwe none iteka ryose amen. Amena. Murakoze cyane reka mbashimire kacimira umuntu wese waduhaye umwanya akabasha gukurikira iki kiganiro cyose kuva gitangiye. Aba bana n'impano zanyu mwabyumvishe mukomeze kubashyigikira mujye ku Mwana TV mukore subscribe. Fabrice mujye kuri gaca harya gake gaca comedy. Emergency nawe mubishaka afite imivugo myiza ushaka kuba hari company ikeneye umuntu bakorera umuvugo mwiza mwabyumvishe. Fabrice nawe ushobora kugira ibindi umukeneramo abwa ko ni ubwo waburi nyamasheke ushaka kwiyakira wajya kuri Lucky Best. Bizanye ibintu byo kwamamaza. Okay, nta kibazo Lucky Best ubwo abantu bazajyayo. Ku Mwana TV naho bakore subscribe uri n'umugeni ukeneye ko akuriza ukeneye ko gusohora ukarira wa muhamagara Delphine rwose ubwo nimero ziba ziriho kuki ku Mwana TV kandi najya ndakoze subscribe akore subscribe. Reka mbashimire mwese abantu bose barebaga iki kiganiro. Icyangombwa nuko aba bana bagomba kwiga ibindi bintu byose bigomba kuza hari inyongera. Impano zabo ntago zapfukiranwa ariko nanone icyambere ni amasomo. Urugendo Online TV, keep watching. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.